Bana ngenda yiguze. Urayiguze? Ushaka kuri kugura zimwe muzanyuma rero zisigaye. Do. Kandi ngewe murajya mugenda babeshya. Ndimo ndagura itike. Bareyo umure ushaka itike. Ndayimuhereza. Urayimuhaye? Cyane. Rayon Sport mujya muvuga ibintu byo kuvuga ngo iki ngo rengo ruvuyanga ngo ari kubiki mungira amajanja. Ngewe singiye barayimuhaye itike turebe. Cyane rwose. Cyane arabifirimiye ko itike ibonetse. Umureyo kanyisome iyo message kugira ngo 5,000. Agize ati akanyenyeri yero transaction off. Rwandan France by In Touch Communication Limited on Yomomo account was successfully completed at 2025-09-20 amasaha. Message from debit receiver tarantarantata and your new balance is balance uyivuga asigaye itike yayiguze ubonye bikomeye biroroshye ayo mazero menshi uyagarukaho. Iyi tike rero giye ntago nishyura kugira ngo njye kuri match za Rayon Sports nye nishyura itike mu ngiro tuyihereza umuntu wo kuri YouTube dutangi isuzuma. Mwamubaza ibibazo ngiye itike ndayita. Aya nani impamvu yo kumubaza reka tubaze ikibazo kinihuta bazi twagiye mbane nihuta cyane ariko abantu yo baje 6,300 500 nibo bigeza akanya akabari barahangana sha bavuze bati Kigali pere ya YouTube bayuzuza kugira ngo ruvuyanga atazana twibeshyaho atazajya twifatira uko yone abayo ndabemera cyane nibaze mukanya ngiye gutangaza ikintu mukunda mujye mujyaranira rata ndabemera. Ikibazo ni kimwe bahita bagisubiza akakanya. Yewe itike ni wo mbwirunyi ngiye kwita mpereka 2,600 ndabona bigeze. Twagiye ikipe ya Rayon Sport iheruka gutsinda Costa del Sol ibitego 3-0 match yajyanye mu matsinda. Ni njyewe watsinze igitego cya gatatu. Itusubiza nyine ubwo uhita uyifata. Ngewe ntuza watsinze igitego cya gatatu. Ni njyewe nde watsinze igitego cya gatatu. Ubwo nujya gusubiza uravuga ngo ninje wasiri watsinze igitego cya gatatu. Nabwo niba uzi ko ari wasiri. Niba uzi ko ari wasiri. Ubyandika mbere kuri YouTube se basubirize. Ubyandika mbere kuri YouTube turimo turandika. Nawe muhitamo ariko urandika ngo ninjewe watsinze igitego. Ni imyirondoro y'itwishyiraho nyine byose bizire rimwe. Ni ngewe runaka watsinze igitego cya gatatu. Nimero yanjye ni abataramu bamanuka ku izamu rya ruguru rigana kuri vestiaire hariya cyane mu mvura nyinshi kweri inshuza za ku izamu rya ruguru rigana kuri vestiaire gutya hejuru ubyibuka Samir ndakwibuka cyane mu mvura nyinshi esheshatu z'ukwezi kwa kane zubwazo zamennye amazi ziravuga ziti urambabarira itariki ya 6 z'ukwezi kwa kane 2018 ku izamu rigana ruguru kuri vestiaire utari kumfasha kuri abantu ko bari gusubiza abantu ko bari gusubiza ari benshi cyane abantu ko bari gusubiza ari benshi cyane basire ntabayobye genda tagite kimwe ni imwe nayitanze kumuna abantu babihurije ari benshi ra urabona babizi. Hari umuntu witwa Jean Paul ngo bakati ningewe juru rimwengo watsinze igitego cya jira rimwengo rwose jira rimwengo koko bita ishimwe mu cyo Claude ati ninge Karebu bayishikita yego ko niyo nkuru Jonas ati ninge Muhire Kevin yego ko Jede wati Muhire Kevin yego ko yobo kati ni Karebu ishikida uwo bita Jehova Ismaila Diara ishikida yego ko Diara baba abenshi bari kuri Karebu Muhire Kevin Ismaila Diara abareyo ko nari mbashimye bigenze bibaba abareyo muri hehe namubonye hano ati ninge Shabarara Aimable Bizimana ninjewe Shabarara Shabani Huseni amazina ye yitwa Bizimana Aimable garuka hano muri comment uduhe imyirondoro yawe itike wayitsindiye cya gatatu cya Huseni Shabani bizamura imyirondoro kuri cyane nimero ye byakabaye byiza koresha kuri WhatsApp nkamuherezaho itike. Voilà na mimi no muri message nayo batakoresha WhatsApp ni message message nitubura na comment yakwandikira kuri Instagram
ako se ushaka kwita wandikirwa n'abantu benshi. Oya, Bizimana Aimable niyo mazina yego yongere yandika aho ngaho ayiguhe cyangwa se ajye kuri Ruvuyanga kuri Instagram ajye kuri Facebook hari abantu bonye banyitira sinyanywesha Facebook banyitirira batangaza arubanya ndikiye ambwira ati ko ndi Ruvuyanga naba mpuye n'akabazo bangubisamo gacumi kibakanye muri icyo baganira itadi koporonzi umuntu uri izagwaho yitwaje izina ryanjye agenda asabiriza asaba amafaranga ribu ni kugwaho ntuzagira ikintu uvuga narasetse njya hasi mbikubwiye wifashishije amazina yanjye narabidekaraye muri ribu ubwo Ruvuyanga yaca kuri Facebook agiye gusaba amafaranga wasiriko afite nimero ye umuntu uzasaba uwo ari we wese muri iki gihugu sinzakoresha imbuga nkoranyambaga binyandikire kuri nimero yanjye nta kibazo ndahita nyagwa Ruvuyanga ntabwo sinakuvumbuye kuri guteka imitwe ariko nyandikira kuri nimero yanjye urayifite ndahita nyagwa ndacyategereza message ubwo rero niba afite Instagram yanjye ni Ruvuyanga official anyandikire noneho tuvuge mu byina mwitikiye azaze kuyireba rwose reba murera ye mu kanya aze kuyireba match abareba bahanganye barenze mu 2 ngo ashaka kugira 8 aho niho nashakaga rero kugira ngo dutangaze none ubu noneho rero wagitangaza ariko ikintu kimwe nshaka kubwira yego Wasiri ntuzahanga widoga urumva tuganira umupira urumva kwidoga simbe buramo gace nagashyiramo gace iyo kanyuzamo sinakwizeza ariko ariko ntugakabizemo ariko ntugakabizemo ndafatanya na Samiri tukwibutse ikipe bita Singida ntuze kuyisuzugura abasiripurize yego ubahane kandi uyubahe ikipe ikomeye ikipe umuyobozi wayo ni Minisitiri wa Finance muri Tanzania ifite amafaranga ibintu tubyumvikana ifite amafaranga niba ushaka kumanura umutoza nka Gamondi ngewe ndiye Tanzania za ndanda zifite yani Gamondi urabizi ko inyarugenge yashatswe bikaragira ataje munganiriza Minisitiri wa Finance Minisitiri w'imari muri Tanzania niwe nyiri ikipe yego ibyo Wasiri tubyubahe yego wabyumvisha mbere Singida imaze iminsi komanga yego ni ikipe yafashe umutoza Gamondi nkuko Samira mu kubigarukaho imuha akazi ku bwatsi bwayo Gamondi ni umutoza vuga ibigwi byose Samira yatwaye igikombe cya shampiyona muri Tanzania kumwe na Yanga yatoje amakipe akomeye ku mugabane wa Afurika so hambere yaratoje ni umutoza ukomeye uz'umupira wa Afurika uwo mutoza amaze kuhagera Wasiri turi kumwe turi kujana turajyana rwose turi kujanira amaze kuhagera yubatse ikipe yego yazanye abakinnyi batandukanye bakomeye bakinnye aya marushanwa bakinnye amatsinda harimo na kapiteni y'ikipe y'igihugu ya Uganda Khalid Awucho harimo Kratos Chota Chama wabaye muri Berikane no muri Simba no muri Yanga yego basanganywe Maruf Chakey umunyatogo ukomeye cyane uhamagarwa muri bafite Elvis Rupia umwe muri ba rutahizamu beza wo muri aka karere wabaye top scorer wa shampiyona ya Kenya umazemo igihe bafite Deus Kaseke wabaye mu makipe akomeye muri izi za Yanga nayo no muri Tanzania banafite kandi umwe mu banyezamu batatu b'ikipe y'igihugu ya Nigeria iheruka gutwara Sekafa idatsinzwe Kagame Cup muheruka 98 imwe mwakuye hanze nabo bayitwaye batsinze ikipe yatsinze batsinze mucuti wawe ari irari batsinze mucuti wawe mwambara kimwe Wasiri rero dushingiye kuri ibyo bintu urumva ko ari facts yego urahera hehe uvuga ngo watsinda Singida ubwo n'amakipe cyane cyane byakorwaga cyane n'amakipe mu gihugu cy'Ubutaliyani nabonye byaradukiriwe n'amakipe yo muri Turikiya nubwo hari ayatangiye kubicikaho hari ikosa rikomeye cyane amakipe amwe n'amwe ajya akora iyo gufata abakinnyi bigeze gukinaho umupira ukabarunda mu ikipe yawe ukanabagiramo ari benshi ukumva ko ari bushobora kugenderaho ari nayo mistake bakoze ikipe ya Singida iyi kipe nibyo ushobora kuzana Khalid Awucho n'umukinnyi mwiza yego n'umukinnyi mwiza ariko numufata akaba agaragiwe n'undi muntu w'imyaka ijya kungana niye ugafata ubusatirizo ukabushyiramo abantu b'imyaka ijya kuba nk'iyo ngiyo aba bakinnyi bagize mu ikipe ukabagira ari abakinnyi bari hagati ya 3 na 4 iyo bibaye icyorezo baba 5 noneho aho bawiyisha umeze nk'ihene iri kwizirika y'ubwayo iyi kipe ya Singida rero ni ikipe nziza urebeye ku izina urebye line up yayo ni ikipe nziza kuko buri zino risoma nyine ukumva wigeze kuryumvaho izina urarisoma ukumva wigeze kuribonaho izina urarisoma ukumva nyine ntago ari bwo bwa mbere rigeze mu matwi yawe
ariko ikosa bakoze ni rimwe cyane, ari naho nshingira mvuga ko ikipe ya Rayon Sport ifite amahirwe menshi cyane kuri uyu mugoroba. Bakoze ikosa rikomeye cyane ryo guhekeranya ayo mazina, bibagirwa jeunesse mu ikipe. Byanze bikunze ugize Halid Aucho yagakwiye kuba garagiwe n'abandi bakinnyi babiri bamwirukangira nawe atagomba kwirukanka kuko umwanya akinamo ni itegeko ko ugomba gukoresha imbaraga nyinshi cyane nyine muri iyo mediane. Niyo mpamvu rero, impamvu ya mbere nshingiraho mvuga ko ikipe ya Rayon Sport ifite icyizere cyo gutsinda match kuri uyu mugoroba, ntaragira ku kuba turaba dufite abafana benshi bari inyuma y'abo bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Icyambere ni cyuko ikipe ya Singida Black Stars yakoze ikosa rikomeye cyane ryo kujya kuzana abo twakwita nk'aba outcast b'amakipe akomeye. Niba uri Halid Aucho, iyo Yanga ikurekuye wari umukinnyi ubanza mu kibuga, bakurekuye kuko utakiri ku rwego rwo guhangana byo kuri level hejuru uko babishaka. Waba umukinnyi mwiza muri Singida, uri mwiza ntibakurekura, uri mwiza ntabwo bakurekura, icyo turemeranye. uramutse uri umukinnyi ukiri kuri iyo level byaba ari byiza. Rayon Sport sinkubesha, ndamutse ndi hano nzi ko Singida Black Stars Kratos Chota Chama bafite ari wawundi wa 2021, nta nubwo nabandi kuvuga amagambo menshi, nabacecetse hano, nabandi kubwira abafana ati muze cyakoze Imana nidufasha turamurokoka. Ariko Kratos Chota Chama uri muri Singida Black Stars ayirimo kubera ko Simba itigeze imwongerera amasezerano, yari muri Yanga nk'umukinnyi w'umusimbura, umwaka urarangiye baramurekuye. Ibyo bitandukanye n'ikipe ya Rayon Sport ifite mu kibuga Bigirimana Abedi warifuza kujya muri iyo Yanga yarekuye umuntu witwa Kratos Chota Chama. Dufite umukinnyi witwa Mistambwe arifuza kuba hahandi Halid Aucho yarari. Abo bakinnyi b'intumbere ebyiri zitandukanye rero, umwe ari gusoza umupira w'amaguru, twe dufite abakinnyi barimo baratangira umupira w'amaguru. Izo ntumbere ebyiri zitandukanye ni nazo muri buze kubona mu kibuga uyu munsi. Ikipe ya Rayon Sport twakoze akazi gakomeye cyane ko kureba kote fort na kote faible ikipe ya Singida Black Stars. 11 ba Rayon Sport muri buze kubona baraza ko bari mu kibuga ku mugoroba. Ni 11 ipanze mu buryo bwitondewe cyane. N'umuntu uri buze kubona uburyo baraba bahagaze mu kibuga match igiye gutangira, muraza guhita mubibona ko twagize umwanya munini cyane wo kwiga kuri iyi Singida. Icya gatatu ari nacyo gikomeye cyane, mwabonye Rayon Sport itsinda igitego cyo ku munota wa 93 turi gutsinda ikipe ya Kiyovu Sport. Iriya yari sinye ibyo dushaka gukora kuri match ya Singida Black Stars. Iyo sinye ni iyi: we never say never. Match kuri Rayon Sport iri burangira ari uko umusifuzi wo muri Eswatini sifu yavuga ngo match irarangiye. Ntabwo turi burangize match ku munota 60, ntabwo turi burangize match ku munota 70, nta nubwo match yacu irangira ku munota wa 80. Match yacu nagirangira ku munota wa 90, match yacu irarangira ku munota wa 90 please. Iminota umusifuzi araba yongeyeho, no ku munota wa 99 habura nk'amasegonda 3 ngo match irangire, naho Asumani yagutsinda igitego. Iriya yari semba ari bwira abantu ngo we never say never. Nako tugiye kwinjira muri match, we never say never. System y'umutoza Rotifi benshi bayishidikanyaho, bavuga bati system imeze bite, hari abatayemera bari benshi nibayemera, tugiye kubeshyanya. Ese arayigarura kuri iyi Singida? Ese ko Emery Bayisenge atari bukine ashyira mu bande? Icyambere kibazo ngo inyuma ngo bihari. Icyambere turishimira ko mu defenseur wacu yeruse kugera mu Rwanda vuba. Yusudiyanya ameze neza, Fabrice ameze neza, Chris Rushema ameze neza, Kabanga ameze neza. Dufite almost aba defenseur centrale bane. Nekereza umutoza gutoranyamo bari buze gukoresha bitagorana. Dufite aba defenseur centrale bane akakanya. Kubura Emery Bayisenge ni igihombo kidasanzwe kubera ko kuva 2011 yakinaga imikino mpuzamahanga. Arayizi. Amaze imyaka 14 kuva mu bwana bwe yeremewe gukina imikino mpuzamahanga. Kumubura ni igihombo, ariko inkuru nziza ihari, tumubuze kuri uyu wa gatandatu, ariko turamufite ku wa gatandatu utaha.
kubera ko yari muzima, yari ameze neza, yaranakiza n'abitabira imyitozo ya nimugoroba yakoranye n'abakinnyi bagenzi be, ariko ntari muri kampo kuko turi kumutegurira match yo kwishyura. Araba hari ameze neza cyane. Niyo mpamvu rero ntihagire no muri bitekereza ku cya system. Ndabahumuriza muri iki gitondo mbabwira ngo umutoza ibyo ari buze gukina, system umutoza ari buze gukina, nitanga ibyishimo ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport imbere ya Singida. Ibyo mbivuze mbere. Imyitozo yo kwa gatatu narayirebye, imyitozo yo kwa kane narayirebye, iyo kuri uyu wa gatanu ya nyuma ya tactique nayo nayirebye. Datanga ihumure ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport amanuka ari benshi, ari buze kuryoherwa. Prime ngo ni ibindi Samiri, ibihembo byo bategeye byo bashyiraho abakinnyi gutsinda. Ikintu na amadolari ni gutya. Ikintu cya mbere yavuga ari kuvuga gutya ntabwo bari gucana abacabari nangahe akantu niga nuje kagira na kayishema nuko navuga amarenga y'ibintu basanzwe baziranye ku bantu akabivuga bibwira biburike nini cyangwa abantu batabizi nk'abantu ngo kuri rimwe gutya yawe se ngo ngo ari cyo umuntu yaza kubwira none Bedi ngo ku madolari 300 yo gutsinda nka prime inye amwayisiki be nabonye Jean Fideli na Tade ego urabona basha kubona nyine baririmba murera nyine ku mafoto baraye bahize bategeye iki baganiriye iki muri iriya nkera icyambere yego uyu oya ngo baryise ijoro ry'imihigo sibajyane mu nkera ijoro ry'imihigo ngo ijoro ry'imihigo ngo ryanyaryo ijoro ry'imihigo agashya rwose icyambere iyi ni match tugiye gukina ikomeye cyane aha nikomereye kuri Rayon Sport tugiye guhera mu rugo match ikomeye cyane ni iyi nyine yaha tugiye guhera mu rugo ni match isaba ukwirinda gukomeye isaba no kwirekura gukomeye ni ibintu bibiri bigomba gukorerwa icyarimwe turirinda cyane ariko tuyirekure cyane turasabwa kutinjiza igitego kutinjizwa igitego peto ariko noneho twebwe tukinjiza ibitego ahubwo noneho urumva icyo kintu mu rwego rwo kugira ngo tujyane impamba kuko murabizi ko muri Afurika igitego cyo hanze ifite agaciro cyakora uramutse utsinze ugatsinda ibitego bibiri kuri kimwe Singida kuri Chamazi irabisabwa kimwe ku busa cyonyine ikagusezerera niyo mpamvu rero match y'uyu munsi ku mugoroba abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport mwaraye mubonye ni mugoroba bari bahagarariye abandi bakunzi benshi b'ikipe ya Rayon Sport batabashije kugera hariya hari abantu benshi bemeye amafaranga y'umurengera menshi iyi match rero iyi ya hano mu rugo abareyo twayihaye agaciro byo ku rwego rwo hejuru ubundi Prime Rayon Sport yatangaga urugero nko muri match za knockout nk'iyo twabaga turi muri Peace Cup babwiraga abakinnyi ngo ibanza niyo kwishyura nyine turabara prime ari uko mwasezereye umuntu yego ariko kubera agaciro iyi match ifite abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport ku mugoroba baraye bemerewe prime ijya gukuba inshuro nyinshi yo babonye batsinda ikipe ya Kiyovu Sport. Iyo tuvuze inshuro nyinshi zirarenga ebyiri gukomeza ku mugoroba abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport babwiye abakinnyi ba Rayon Sport ngo iyi match kuyitsinda gusa mufite prime icya kabiri so gutsinda match gusa igitego muri buze kujya mubona gikora difference kimwe ku busa bari win gusa yego iyo dutangiye kugira kuri bibiri ku busa rero icyo gitego kirenga ku nsinzi nacyo gifite prime yacyo icyo gitego kirenga ku nsinzi gifite prime yacyo bibiri ku busa umukino na 50 nibiba bitatu ku busa andahite yongeraho ubwo bihinduka indi mbumbe y'amafaranga yuzuye bine ku busa hongere harenge ibindi 50 buri gitego kiragenda kizamura agaciro buri gitego cyose kirajya kizamura agaciro ka prime abareyo n'abana